reka tubanze dushima Imana mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana kuri uyu mwanya mwiza, umwanya w'igiciro tubashije kugirirwa icyizere n'abayobozi ndetse n'Imana itwemereye kugira ngo tubashe kugira icyo tubasangiza twese muri rusange kijyanye n'ijambo ry'Imana. Ibyo turabishima Imana. Imana niyo yabigenye, Imana niyo yabiteguye. Tugize iminsi itari mike kuri uyu murongo cyangwa se muri iyi nibature, ariko ndashima Imana kuko uyu munsi byabaye ngombwa ko ari nje uganira ijambo ry'Imana muri kino cyumweru cy'abapapa. Mu by'ukuri ni ishimwe rikomeye imbere y'Imana. Ndabishima Imana, Imana ishimwe. Ikigira kabiri, ndashimira abayobozi mu by'ukuri bateguye uyu munsi. Umuyobozi wacu Aimable n'uw'iwacu. Reka mbanze mbibwire kugira ngo mbone kwinjira muri aya mashini niko kwiza. Yewe nitwa Manyegezi Jackson, ndi umupasiteri mu Rwanda, niho ntuye i Kigali, ariko nkaba umuntu wo ku Monyi iwacu mu Minembwe. Ku Monyi ni iwacu. Umusaza yitwa Muhembuzi kuko hano hateraniye abantu benshi, hari abababaza abantu n'abatababazi. Umusaza yitwa Muhembuzi, ndi umunyabyinshi. N'uburyo wenda bihagije kugira ngo mbashe kwinjira mu cyo nari nshaka kuvuga. Umuvandimwe Aimable n'umwana w'iwacu, reka mbivuge gutyo, nubwo ari umuyobozi wacu, n'umwana w'iwacu nzi avuka akura. Ndashima Imana kuba Imana yaramuhaye iyerekwa hamwe na bagenzi biwe ringana gutya, riduhuriza abantu batandukanye. Mu by'ukuri dusubiye mu mateka ukareba, Imana ni umukozi w'umuhanga. Ntabwo mu bitekerezo byacu nuko twari tumuzi umuntu yatekereza ko yakora bino bintu bingana gutya. Habe na korari ntiyagaza muri korara, abantu iyo babyiruka bakunze kuja mu makorari. Iwe korari yayijyagamo buke cyane, tekereza sinzi niba hari niyo yagiyemo, ariko Imana yari imubitsemo ibi bintu bikomeye n'abandi bafatikanya. Kuba rero mu by'ukuri tubashije kubana nawe uyu munsi agakora kino gikorwa kingana gutya na bagenzi be, icyo ni ishimwe rikomeye mfite umutima. Imana ishimwe. Nishimiye kandi kubana n'abandi benshi. Mzee Jonas natekereje mbona turasanga bari ku Runundu, uri muri santere ya Runundu ayoboye, twasengeraga hamwe. Nanjye nkaba umuvugabutumwa, ni nkaho twagiye muri santere ya Runundu, twateraniye hariya, twasubiyeyo, numvishije umutima wanjye usubirayo, kandi watekereje byinshi kibona iyi gahunda. Ibyo byose ndabishima mu Imana. Imana yabiteguye. Ndashimira abantu bari hirya no hino bari kudukurikira. Imana ibaho umugisha. Amen. Rero reka tuje mu ijambo ry'Imana, twoye gutwara umwanya kuko umwanya ububaze kugira ngo tubashe kuganira. Iki gihe twari mu gihe cya Pasika. Ibi byumweru byose bishize turi kumva amagambo y'Imana ya Pasika. Mu by'ukuri yari meza. N'uwaturirimbiye yavuze hejuru y'urukundo rw'Imana, avuga ko turi muri Pasika. Mu by'ukuri numva nanjye nari gukomeza muri ibyo, ariko hari icyo Imana yashize ku mutima, hari ijambo Imana yashize ku mutima kugira ngo aryo dusangire uyu munsi. Rero kubera izo mpamvu nibyo tugiye kuganira. Ndumva twasenze, badusengeye, kandi nanjye narabisengeye ndi gutegura. Numva mpamijwe n'umwuka w'Imana kwiringira aryo tuja kuganira. Maze rero kugira ngo tubikurikire, ntekereze ko Imana aryo yateguye kugira ngo aryo dusangira. Amen. Tugiye gufatikanya hamwe kuririmba n'indirimbo ya Zaburi. Ni naryo jambo turi buje kwiga. Dawudi yaririmbye indirimbo, turaririmba n'indirimbo y'amashimwe ya Zaburi. Niyo topike y'ijambo ry'Imana turi buganire, iri mu gitabo cya Zaburi cy'103 kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 5. Nitubona umwanya turageza kuri icyo gice cya 5, izo bitero zose tubivuge, kandi umwanya nuba mukeya turagarukiraho biba bikunze. Iyo ndirimbo niyo natekereje ko ariyo tuganiramo, indirimbo ya Zaburi. Tutarinjiramo, ubundi iki gitabo cya Zaburi ni uruhurirane rw'indirimbo nyinshi abantu bagiye baririmba batandukanye
bikurikiranye na situation bagiye banyuramo ibihe baba bagezemo bakicara bagahimba indirimbo. Iyi zaburi nifata nk'ikaye ya korari kera tukiba baririmbyi twabaga tugira ikaye ya korari umuntu akazana indirimbo bakigisha abandi bagahimba bakigisha zitandukanye ariko zigahurira muri korari. Iki gitabo nacyo cya zaburi ni uruhurirane rw'amashimwe rw'indirimbo zitandukanye bikurikiranye n'ibihe bagiye bageramo. Iyo ucinjiyemo usesengura usanga harimo indirimbo za Dawudi, harimo indirimbo za bene Kora, harimo indirimbo za Asafu n'abandi baririmbyi benshi bagiye baririmba muri kino gitabo. Uyu munsi rero nashimishijwe no gufatikanya kubasangiza iyi ndirimbo ya Dawudi yo mu 103 kugira ngo ariyo tuganira. Reka mbere ntarinjiramo nsabe uwaba ari hafi yadufasha agasoma tugasoma zaburi y'103 umurongo wa mbere. Iyi ndirimbo ya zaburi amaze tukayiganiraho ageze ku murongo wa 5. Uri hafi wadufasha yasoma kandi nimba ari ndawe wenda nanjye nasoma nta kibazo. Muracyarimo umuntu mva? Turakumva soma. Ya reka dusome nimba nawe dushobora gusoma. Mutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimwe byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagige ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butaja muri rwagobo. Akarwambika imbabazi no kugirirwa neza kikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze kubw'ikizu. Amen. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Iyi ndirimbo ya Dawidi niyo tugiye kuganira muri uyu mwanya Imana yampaye yashize ku mutima kugira ngo tubashe kuyisangira muri kino gitondo. Iyo usomye usanga iyi ndirimbo ya Dawidi niyo ndirimbo yaririmbye bwa nyuma. Niyo ndirimbo yaririmbye nyuma ashaje ari ku gisasiro aryanye ari aragoni, niko mbese ageze muri za burembe asubiza ibitekerezo nyuma aririmba ino ndirimbo. Iyo usomye neza muri izi ndirimbo za zaburi usanga indirimbo ya mbere yaririmbye n'indirimbo yo muri zaburi y'100 nako indirimbo yo muri zaburi mbese zaburi ya 25 niyo ndirimbo yaririmbye mbere. Iyi ngiyi ayiririmba nyuma. Nukuvuga ngo indirimbo ya mbere ya Dawudi yaririmbye ni muri zaburi ya 25 cyangwa se 25 umurongo wa mbere. Cyane cyane ndaturutse haruguru aho yatangiriye uvuga ngo Uwiteka ni wowe ncururiraho umutima. Ahantu hafasha cyane ni kuri 3 haravuga ngo siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, ukeretse abafa mu isezerano nta mpamvu. Haleluya. Dawudi yaragira ibyiringiro no kwizera guprojeta kuja imbere, aravuga ngo siko bizaba. Iyi niyo ndirimbo ya mbere yaririmbye. Iyo usomye amateka no kureba neza niyo yaririmbye ngo siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni, ukeretse ababa mu isezerano nta mpamvu. Haleluya. Hanyuma rero tugiye muri iyi ndirimbo navuze ko ariyo tugiye kwiga y'103 ni indirimbo yaririmbye ashaje, akuze, aryamye ari ku gisasiro, aribuka akora ikintu cyitwa background, asubiza ibitekerezo inyuma, aratekereza. Amaze gutekereza ahitamo kuririmba ino ndirimbo, aravuga ngo mutima wanje himbaza Uwiteka. Haleluya. Yasubije ibitekerezo nyuma. Aha yakoze invitation ebyiri, yakoze ubutumire mu buryo bubiri. Yabanje atumira umutima aryamye, arabati wa mutima wanje we ndagutumiye ngwino dufatikanye duhimbaza Imana. Nubwo ndyamye, nubwo ndemererewe, nubwo ngeze mu zabukuru, ariko ndatekereje nsubiza ibitekerezo nyuma, mutima wanje nemerera. Haleluya.
umutima Amen. wanje nemerera uze duhimbaza imana yacu. Yesu ahabwa icyubahiro. Aravuga ngo amaze gutumira umutima, Bibiliya iratubwira ngo umutima w'umuntu ni mugari. Iyo usomye ureba mu mutima ni mugari. Nta mwanya afite wo kwinjira mu buryo bw'umutima, ariko usanga harimo ibyumba birenga 10 z'umutima. Umutima ni mugari, ni munini. Nicyo cyatumye hano Pawulo yandika Abifilipi 2:5 aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Dawudi ajyamye aremererewe, atekereje kuririmba, asubije ibitekerezo inyuma, aravuga ngo reka mbanze ntumire umutima mbere y'ibindi byose, mbwira umutima ngo umutima wanje himbaza Uwiteka. Ibyo ari byo byose, muri situation urimo iyo ari yo yose, mu ngorane urimo izo ari zo zose, tumira umutima kugira ngo duhimbaze Imana. Nta mpamvu yo kudashima Imana, nta mpamvu yo kudahimbaza Imana. Uko zaba bimeze kose, Dawudi we yaricara bati mutima wanje yemera gutumira umutima kugira ngo uhimbaze Imana. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Umutima ni ikintu kigari kandi ni ikintu gikomeye. Yesu ahabwe icyubahiro. Haraho umwanditsi yanditse ngo mushimishe iminwa yanyu ngo ari ku mitima yanyu imbakure. Mushimishe iminwa ariko imitima yacu imbakure. Bavandimwe nshuti duteraniye kuri uyu murongo, ndakwingiza kugira ngo utumire umutima kugira ngo ubashe guhimbaza Imana. Umutima wawe waze gushima Imana. Dawudi ni umuhanga, niwe wenyine nasomye mu ijambo ry'Imana rirambwira ngo Dawudi yaricara bati Imana uyu mutima wampaye ndawugaye. Amaze kubona ibintu byinshi n'inzira nyinshi yagiye acamo, aravuga ngo uyu mutima wampaye ndawugaye. Kandi ndabizi iwawe niho hari depo y'imitima, ufite depo y'imitima. Umpindurire umutima. Muvandimwe nshuti, umutima udashima wakagombye kujanwa imbere y'Imana, ugasubira inyuma ukabasha kugira gute kuwugaya, kugira ngo Kristo aturemere umutima kandi ushima unezeza Imana. Haleluya. Umuririmbyi w'igitabo cyo gushimisha yaravuze ngo ndondorero uyu mutima ni wowe ushobora kugaragaza ibiwurimo mu bwihisho bwawe. Oh, haleluya. Amen. Aravuga ngo kandi ujye umenya ibyo nibwira, ukamenya n'imigambi yanjye, ukamenya n'ibimbamo bijya binanduza bikagira impuhwe. Amen. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Dawudi afata umwanya atumira umutima. Muri iyi ndirimbo aravuga ngo umutima wanje nemerera tujyane, unemerere uhimbaza Imana. Arangije nababwiye ko yakoze invitation ebyiri. Icya mbere ni ugutumira umutima. Invitation ya kabiri yakoze yaravuze ngo mwabindi mwo mwese mwe. Umutima numara kunemerera ukaza, hanyuma ubigize umutima. Ego. Ibigize umubiri, ingingo zanje zose, mwabindi mwo mwese mwe, nimuze duhimbaza Imana yacu, nimuze dushima Imana yacu, nimuze dushira Imana yacu hejuru. Oh, haleluya. Haleluya. Hari umuririmbyi waririmbye neza, aravuga ngo none maso yanjye, nawe matwi, nawe munwa wanje, mubiri we, mwese, twese niduhaguruke dushimishe uwadukuye mu ngoyi, uwaduhishuriye ijuru, uwaduhaye amahoro. Aravuga ngo mwabindimo mwese mwe, nimuze duhimbaza Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Amen. Muri iyi ndirimbo ya Zaburi, Yesu ahabwe icyubahiro. Igitero cya kabiri cyangwa verse ya kabiri aravuga ngo mutima wanje ntiwibagirwe ibyo yagukoreye byose. Amen. Ahantu reka mvuge mwaya magambo, Dawudi yibutse ibintu bigera nko kuri 5. Aryamye ari ku gisasiro, yibuka ukuboko kw'Imana ukuntu kwabanye nawe, yibuka imbaraga z'Imana ukuntu zakoranye nawe, yibuka ineza y'Imana uko yabanye nawe. Muri iki gitondo cyiza ndagira ngo ngukangurire muvandimwe kugira ngo ubone uburyo bwo gushima Imana neza no kuzamura icyubahiro cy'Imana, ntukibagirwe iby'Imana yagukoreye byose. Hari igihe abantu bagera mu bibazo, hari igihe abantu bahura n'ingorane bakibagirwa iby'Imana yakoze, bakibagirwa imirimo y'Imana, bakibagirwa imbaraga z'Imana. Aha ni mu buryo bubiri. Hari igihe ugera mu bibazo, mu ngorane, ukavuga ngo Imana yarantaye ntayihaba. Uru rubuga ni urubuga rwiza baduha ubuhamya. Twumvishije ubuhamya bw'amagambo menshi, twumvishije ubuhamya bw'imirimo myinshi Imana yakoze, bidutera gukomera. Ni byiza. Yesu ahabwe icyubahiro. Umuririmbyi yaravuga ngo usirogwe na dunia
usahau Mungu wako. Haleluya. Amen. mu bintu byose ndakwinginga muvandimwe mu nzira unyuramo. Narimvuze ngo ni mu buryo bubiri, murambabarira mvuga nihuta, nuko niko Imana yandemye, ariko Imana ibashe kubagirira neza. Haleluya. Amen. Narimvuze ngo rimwe na rimwe abantu bagera mu bibazo bakibagirwa Imana. Ibindi rimwe na rimwe kandi abantu bagera mu bisubizo bamara kurengwa nanone bakagira gute, bakibagirwa Imana, bakibagirwa gushima Imana, bakibagirwa guhimbaza Imana. Ni mu nzira zibiri. Umuririmbyi we yaravuze ngo Mana nubona ko nzibagiwe, Yesu uzangare unibutse. Haleluya. Reka dufatikanye iyi ndirimbo ya Dawidi. Iwe yararyamye aravuga ngo Mana mutima wanje himbaza Uwiteka, unemerere n'ibigize umubiri twese duhaguruke duhimbaza Imana yacu, kuko nibutse. Ntabwo yigeze yibagirwa, yibuka ibintu bikomeye Uwiteka yabanye nawe kandi Uwiteka yamukoreye. Haleluya. Aha Dawidi yibutse aryamye muri kino gisasiro muri iyi ndirimbo, yibutse ukuntu yararagiye intama, ukuntu yari umwungeri w'intama, yibuka imbaraga z'Imana zabanye nawe, yibuka ukuntu Imana yakoranye nawe. Isahabwa icubahiro. Aravuga ngo ya Mana yabanye naje kiri umwana, yabana yabanye naje duburyaje, yabana yabanye naje. Nubwo ngeze aha ngaha utegerezwa, urasabwa wa mutima wanje guhimbaza Imana no gushima Imana. Isahabwa icubahiro. Dawidi yongeye kwibuka ari kwa Sawuli ibwami, yibuka ari kwa Sawuli ibwami, yibuka ukuboko kw'Imana kwabanye nawe. Narimvuze ko mvuga ibintu bitanu Dawidi yibutse ari gutekereza kuri iyi ndirimbo. Icyo ni icya kabiri, yibutse ari kwa Sawuli ibwami. Gatatu, yibutse ari impunzi, yatekereje imyaka 13 ari impunzi, azerera bamwirukana mu gitondo na nimugoroba, ari impunzi. Aribuka aravuga ngo na cyagihe nari impunzi, na cyagihe nari mu ngorane, na cyagihe nazereraga, ukuboko kw'Imana narakubonye. Haleluya. Haleluya. Na cyagihe byari bikomeye, na cyagihe nzerera hirya no hino imyaka 13 Dawudi ari impunzi, aryamye atekereza kuri iyi neba ngo umutima wanje himbaza Uwiteka. Utegerezwa kuwuhimbaza no kuyishima kubera yuko yarandagiye, yabanye naje imyaka 13 yose. Dawudi yarayibutse. Dawudi yarayibutse. Muvandimwe muri iki gitondo ibuka, kora background, subira inyuma utekereza ubuzima bwawe, urebe ivy'Imana yagukoreye, bigutere kuyishima, bigutere kuyihimbaza. Intambwe waba uteye aho ugeze zoye kukwibagiza, ariko ugaruke utumire umutima. Umwanditsi mu gitabo cya Yeremiya biravuga ngo umutima ngurusha ibintu byose gushukana, ariko aravuga ngo nta wundi ujya uwurondora n'Uwiteka. 17 umurongo wa 9 ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ugira indwara kandi ntujya wizera gukira, ariko Kristo uzurondora imitima yiteguye kuyihindura, yiteguye kwitunganya, yiteguye kukuremera kugira ngo ugaruke mu mashimwe. Haleluya. Imana nikugirira neza ntiwibagirwe, Imana nigira igukura ntukibagirwe. Muvandimwe nawe uri mu bibazo bitandukanye, humura, Imana yacu iracahari, Imana yacu iracyakora, Imana yacu iracyafite imbaraga. Iyabanye na Dawudi izabana nawe, iyabanye n'abantu bose bagize igihe baduha ubuhamya butandukanye. Humura, tekana, shima Imana, himbaza Imana, iri kumwe nawe kandi izabikora. Yesu ahabwe icubahiro. Haleluya. Dawudi yaributse. Icyo gituma nababwiye umuririmbyi avuga ngo nubona ko nzibagiwe, Yesu uzanibutse. Oh, haleluya. Nubona ko nzibagiwe, nubona Satani yaranubikiriye, nubona Satani yarantwikiriye, nubona Satani yazanye imigogo akashaka kunibagiza, uzanibutse zazuya zawe wabize ku bwacu. Imana yacu ni urukundo, iracyadukunda, iracyari ku ntebe y'ineza. Ahangaha Dawudi yongeye kwibuka imyaka 7 yagize ari umwami w'inzu y'Heburoni, ari umwami w'Heburoni ya famiye, umuyobozi wa famiye wabo muri Heburoni. Aribuka ati Imana yabanye naje, nahuyemwo n'ibibazo bitandukanye, nahuyemwo n'ingorane zitandukanye, nyoboye umuryango imyaka 7 ari umwami i Heburoni. Yibuka, asubiza ibitekerezo, aribuka aravuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka, ntukibagirwe imirimo Uwiteka yagukoreye. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Mu bindi Dawudi yabashije kwibuka
muri uyu mwanya yibutse ukuntu yabaye imyaka 33 ari umwami wa Isiraheli, ariko ukuboko kw'Imana kubana nawe marigere ingorane yahuye nazo n'inzo yaciyemo bitandukanye. Aravuga ngo nanone Imana yaranshigikiye, Imana yabanye naje, ndavyibutse. Haleluya. Mutima wanje himbaza Uwiteka rero. Amen, amen. Igice cya gatatu turi kwihuta kuko umwanya bari mutoya. Igice cya gatatu navuga ngo niwe ubabarira ibyo nakiraniwe byose. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Dawudi ari gutekereza atumira umutima ngo uhimbaze Imana n'umubiri, asubiye inyuma abwiye Imana ayibukije imirimo yakoze. Satani ahita yinjira akakubwira ati n'ubundi we uri kurakora ibyo ariko uri umunyabyaha, dore warancumuyeho, dore wakoze ijangwa n'Imana. Hari igihe na rimwe akongorera ni kumuririza ngo Satani yanibukije gukiranirwa kwanjye ngo abashaka kunihebesha. Haleluya. Umuririza ngo ariko njyewe njya ntumbira mu ijuru. Yesu ashimwe. Yahise amukubitamo igitekerezo amwatarika, nubwo uririmba, nubwo uri kwitera hejuru, nubwo utumira umutima ngo uhimbaze, ariko uri umunyabyaha. Ntubizi se? Tubizi ko wacumuye. Satani ajya amenya iyo twakoze ibyaha, aratumenya, ariko aho twihanira ntahazi. Yesu yamenye amaraso igodigota. Haleluya. Yamenye amaraso ku musaraba kugira ngo tubashe kubabarirwa ibyaha. Aha ndavuga ibyaha bigera nko kuri 5 Dawudi yibutse, aramubwira ati nta makuru uzi, dore nibi ndavyibutse ariko narababariwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Nibi nubwo umbwira ngo naracumuye, nubwo unongorera ushaka kunca intege, nubwo unongorera ngo njyewe byanze ntizakwemera, ariko humura narababariwe nta makuru uzi. Aha Dawudi niwe yabwiye Satani ngo niwe ubabarira ibyo nakiraniwe byose. Satani ntabwo ari we ubabarira, Uwiteka Imana yanjye namenye niwe ujya ubabarira ibyo nakiraniwe byose. Yego. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Aha Dawudi yibutse ibyaha bigera kuri 5 cyangwa nihuto. Icyambere yibutse asambanya muka Uriya. Aravuga ati nta makuru uzi. Yasambanye muka, ikico kirimo n'ibindi byaha, kirimo kwica kuko yamaze gusambanya na muka Uriya ari icyaha, acura n'umugambi wo kwica Uriya. Icya kabiri kumukura ku rugamba, abandi bari ku mugamba, kuza kumuraza mu rugo kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Iki ni ikindi cyaha Dawudi nawe yakoze, kiri muri iki cyaha gusa cyonyine cyo gusambanya Uriya. Icya gatatu kumusindisha, amugurira vino kugira ngo asinde, kugira ngo namara gusinda tayi. Dawudi aravuga ibyo narabikoze, maze kubikora ariko Uwiteka Imana yanjye ni ubabarira ibyo nakiraniwe byose. Amen. Ibyo Dawudi ajyanye kuri icyo gisasira ari kuririmba ino ndirimbo ye yaravyibutse. Aravuga ngo ibi nabyo narabikoze, nta makuru uzi, nibi nabyo narabikoze. Dawudi ari muri iyi ndirimbo atekereza guhimbaza Imana no gushima Imana, yongeye kwibuka ikindi cyaha yakoze gikomeye. Imana imutuma kuja ku rugamba, yari yaramubujije kubarura ingabo. Kubara ingabo kugira ngo atazishima amaboko ye. Ariko agera igihe mu ngamba yarwanaga atangira kubara ingabo, ahamagara umukuru w'ingabo wiwe witwa Yowabu, aramubwira ngo genda ubara ingabo turebe uko tumeze. Dawudi aribuka ko yacumuye imbere y'Imana, aravuga ngo narenze isezerano ry'Imana, iby'Imana yantegetse narabirenze. Arabyibuka, ariko asubira avuga ngo Uwiteka Imana yanjye ni ubabarira ibyo nakiraniwe byose. Nta mpamvu yo kutamuhimbaza. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana yacu iracyari ku ntebe y'imbabazi, Imana yacu iracyadukunda, Imana yacu iracyatwitaho. Niwe ubabarira ibyo dukiranirwa byose, ni umunyembabazi. Ntabwo araje ku ntebe y'urubanza abavandimwe. Satani ntakaguherane, Satani ntagatume utishimira Imana, Satani ntagatume udahimbaza Imana ngo waguye mu byaha. Oya, hindukira, imbabazi ze ziracahari, hindukira wihane, agutegeye amaboko. Niko ijambo ry'Imana muri ndavuga ngo anatunyosha ya mikono apenda kutusaidia. Dawudi yaributse, yibutse ibyaha yakoze. Amaze gukora iki cyaha cyo kubarura ingabo, Imana imuha ibihano zo mu buryo butatu. Iramubwira ngo uratoranyamo kimwe kuko warenze ku itegeko ry'Imana, warenze ku cyo nari narakubwiye,
ubaduye ingabo kugira ngo wishimire amaboko yawe uvuge ngo kurwanuka uranesha. Sindi buja kwinjira muri detail ngo mbabwire ingabo uko zari zingana, ariko aramubwira ngo kubera ico kosa uritora ibintu bitatu muri ibi bintu bitatu, ibihano bitatu. Icyambere, imyaka 7 y'inzara. Imyaka 7 y'inzara ibarye, ibakubite, ibazahaze kubera yuko wishingikirije ku maboko yawe. Icya kabiri aramubwira ngo kubera yuko Yesu ashimwe, kubera yuko utanumviye, utakurikije amategeko yanjye, uragira amezi 3 y'intambara, muja ku rugamba mu ntambara mutsindwa amezi 3 ashire. Yego. Gatatu aramubwira ngo icya gatatu uraza guhitamo, aramubwira ngo iminsi 3 ya mugiga ibakubita mu gitondo na nimugoroba mumare mu minsi 3. Ibyo bintu ko ari bitatu ari byo uhitamo kimwe kugira ngo ari cyo ukora. Dawudi aratekereza, yikubita imbere y'Imana, aravuga ngo nanone imyaka 7 y'inzara ntaho twaba tugeza ubwoko buba bwashize, ariko aravuga ngo n'amezi 3 nayo yo kuja ku rugamba twicwa dusuzuguza izina ry'Imana, nabyo nanone byaba ari ikibazo. Aza kwitora iyi minsi 3 ya mugiga ngo irabakubita kubera ingaruka z'uko yari yibagiwe itegeko ry'Imana abarura ingabo. Uwo munsi yarabyibutse ari kuririmba ino ndirimbo, aravuga ngo Imana niyo ibabarira ibyo nakiraniwe byose. Nubwo twatiye mu bikomeye, ariko imbabazi z'Imana ziracahari. Ndakubwira muri kino gitondo muvandimwe, imbabazi z'Imana ziracahari. Dawudi yongeye kwibuka ikindi cyaha cya gatatu, navuze ko mvuga bitanu. Ikindi cyaha cya gatatu yibutse igihe yahungiye mu banzi mu Bafilisitiya. Ego. Kwa Akishi, ku mwami Akishi. Kandi amategeko n'amabwiriza yari afite ntabwo yakagombye guhungira ku mwanzi. Ngo ahagere nabo bamusabye ibintu bitatu yahungiye ku mwanzi. Ndimo ndabivuga nubwo ducumura, nubwo duhura n'ibibazo, ariko Imana yacu ni nyembabazi, yiteguye kutubabarira kuko yavuze ngo ni ubabarira ibyo duhakiraniwe byose. Yesu ashimwe. Dukwiye guhimbaza Imana no kwishima kuko imbabazi ze ziracari kuri twebwe, kuko imbabazi ziracari hejuru. Amaze guhungira mu Bafilisitiya, hari amakondisho bamuhaye yo mu buryo butatu. Ego. Baramubwira ngo ko wahungiye hano mu banzi, uratubwira imbaraga ukoresha aho ziva. Icya kabiri aramubwira ngo muzaza muja ku rugamba buri munsi hatagize n'umwe usigara. Icya gatatu aramubwira ngo kandi ku rugamba nimwe muzaza mukora advance pata, ni ukuvuga ngo nimwe muzaja muje imbere ku rugamba kugira ngo babice dushire. Ariko Dawudi yatakiye Imana, yinginga Imana, Imana yongera kumubabarira. Niwe uwo munsi yicaye ku gisasiro arenze ari aragoni, ari kuririmba ino ndirimbo, niho yongeye kwibuka aravuga ngo niwe ubabarira, yaratubabariye n'urya munsi yunamura inkota, icubahiro cy'Imana kirazamuka. Haleluya. Haleluya. Ikindi cyaha yibutse aryamye ari kuririmba ino ndirimbo, yibutse ukuntu yagiye gutera yateye atagisha Imana inama. Reka mbanze mbivuge neza. Yagiye ku rugamba atagishije Imana inama. Kubera iyo mpamvu yagiye atagishije Imana inama, zatumye isanduka uwo munsi rinyagwa riragenda rija ku Bafilisitiya, kubera yuko yagiye binyuranyije n'amategeko n'amabwiriza yari yarahawe. Yagiye atagishije Imana inama. Aramubwira uwo munsi yarabyibutse aryamye aho ngaho. Icyo gihe zatanye ingaruka, nicyo gihe Uza yapfuye, isanduka riragenda, haba ibibazo no kurigarura barigarura bifite ibintu bitandukanye, donc mu buryo butandukanye. Aravuga ngo Mana nazibutse, nibutse ko nagiye ku rugamba. Yesu ahabwa icubahiro. Nagiye ku rugamba, muri urwo rugamba nagiyemo ntakugishije inama, bituma isanduka ry'Imana rinyagwa. Reka nkubwire muvandimwe, mu rugamba rwawe ufite muzo unyuramo jana n'Imana, ni umujyanama wacu. Avuka Bibiliya iratubwira ngo havutse umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel, ni umujyanama, n'Imana iri kumwe natwe. Mu byacu Imana ibikenera ko tujana nayo, mu byacu Imana ikenera kuko dukorana tuyigisha inama. Dawudi aribuka, ariko aravuga ngo Uwiteka, umutima wanje himbaza Uwiteka, narayibagiwe ngenda ntayigishije inama, ariko ukuboko kwayo narakubonye, yongerera abagarukira. Icyaha cya nyuma, amen, uburyo yagaruye isanduka
Yesu ashimwe. Amen. Agarura isanduka Bibiliya zitubwira ngo yarigaruye nk'uburyo abanyamahanga barigaruye nk'uburyo abafilisitiya barizanye. Imana irababara nicyo cyatumye uri donc itsikira inka zirizanye muzu kunzu ryarizanye n'amakuru maremare ngo zikikire uza arapfa kubera yuko yazanye isanduka binyuranye nuko amategeko y'Imana yari twara. Dawudi aravuga ngo ibyo byose ndabyibutse ariko nubwo nzibutse ndabizi mutima wanje himbaza Uwiteka. Ntiwibagirwe imirimo y'Imana yakoze kandi ndabizi neza niwubabarira ibyo nakiraniwe byose. Imana yacu ni inyembabazi bavandimwe. Imana yacu yicaye ku ntebe y'imbabazi. Yego. Ntukarogwe n'iyi si ngo wibagirwe Imana yawe. Umutima wawe nuhimbaza Imana, umutima wawe nushima Imana. Wibutse imirimo ikomeye, wibutse ibyo Imana yakugiriye, wibutse imirimo itangaje Uwiteka yakoze, biguheshe kuyihimbaza, biguheshe kuyishima, biguheshe kuyishyira hejuru. Iki gitondo rero nifuza ko turirimba niyo ndirimbo ivuga ngo dushime Uwiteka kandi twibuka imirimo yakoze, kandi niba tuyishima dutumire imitima yacu iziyihimbaze kandi yishime, twibagirwe nta ntambwe twageramo ngo twibagirwe Uwiteka n'Imana yacu. Amen. Nta makuba twageramo ngo twibagirwe Imana yacu. Nta byiza twageramo ngo bitume twibagirwe Imana yacu. Imana yacu iracyakora. Imana yacu iracyari ku ngoma. Yabanye nawe. Ukuboko kw'Imana twarakubonye. Yego. Imbaraga z'Imana twarazibonye. Gukora kw'Imana twarakubonye. Iminsi tumaze irahagije. Nubwo tutosoma donc tutagendera kuri ibi bya Dawudi, njya numva basaza bangwa Imana y'ingaje, Imana y'imurenge, Imana yawe muri gice gitandukanye. Iyo ni iyindi zaburi yawe nawe wahimba ukabasha kuyiririmba. Yihagararemo, numara kuyihagararamo uhimbaza Imana, ushima Imana, uyibwire ngo Mana wabanye nanjye ndabizi. Haleluya. Umutima rero wo kuguhimbaza, umutima wo kugushira hejuru n'ibindimo n'ibyanjye byose dufatikanye guhimbaza Imana, kubera yuko Satani agwanya kugira ngo atwibagize. Ariko Dawudi yavuze ngo ntiwibagirwe ibyo yagukoreye byose. Birahari. Muri zavuze ngo birahari, biriho biracyariho byinshi zatuma dushima Imana. Niko muri zavuze ngo birahari zatuma dushima Imana. Bavandimwe muri iki gitondo iyi ndirimbo niyo narimo nshaka kubibutsa mbabwira ngo nidufatikanye twoye kwibagirwa ibyo Imana yakoze. Nubwo twaba turi mu bibazo bikomeye, nubwo twaba turi mu bisubizo bingana gute, ariko usubiza amaso inyuma wibuke. Kandi numara kwibuka ufata umwanya wo gushima Imana no kuyihimbaza. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Dawudi muri iki gitero yavuze ngo acungura igice cya 4 niwe agacungurira ubugingo bwanjye, acungura ubugingo bwacu, agakiza indwara zacu. Niko yavuze, akiza indwara zacu zose. Haleluya. Agacungura ubugingo bwawe ngo butaja muri rwagobo. Imana yacu ifite ubushobozi. Mugize iminsi abantu batanga ubuhamya hano. Bavandimwe ubuhamya bushahanga reka budukomeze, reka budushiremo imbaraga, reka biduheshe gushima Imana. Umwanditsi aravuga ngo nimwishimire Uwiteka azaguha ibyo umutima wawe ushaka. Ibyifuzo byawe utarabijana imbere y'Imana, ishimire Uwiteka, mushime, muhimbaze, wibutse imirimo yakoze. Uwo yazikorera indwara zacu zose. Niko Bibiliya yatubwiye ngo agakiza indwara zacu zose, ngo agacungurira ubugingo bwacu ngo butazagwa muri rwago. Haleluya. Amen. Nshuti bavandimwe, mureke dusubire inyuma dutekereze. Twitekerezeho, dutekereze n'imirimo y'Uwiteka. Bidutere guhimbaza Imana, bidutere kuyishima, bidutere kuyishyira hejuru, kuko iyi Imana yacu irakomeye. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe. Afite ubushobozi n'ubutware bwo kukubabarira. Umuririmbyi we yaravuze ngo kwihana si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge, gukereza gusa kwanamuza kuko umuntu ari umunyabyaha. Turi mu isi igoye, turi mu isi ikakaye, turi mu isi yanduye. Pawulo yigeze abibabwira ngo nkora ibyiza, ibi akaba ari byo binitanga imbere, ariko imbabazi z'Imana ziracyahari. Imbabazi z'Imana ziracyahari. Imbabazi z'Imana ziracyahari. Bavandimwe nshuti, kubera imbabazi z'Imana ziracyahari rero nta mpamvu yo kutayegera ngo twibuke dusubize ibitekerezo zacu. Amen. Ndashoje mbabwira ngo nidufatikanye dutumire imitima yacu itwemereze ize guhimbaza Imana. Haleluya. Kandi muri uko guhimbaza Imana ntitwibagirwe
tuyibutse imirimo yayo. Wibuke aha aba bantu bari aha bose, nta muntu udafite ubuhamya, nta muntu udafite aho Imana yamukuye, nta muntu udafite akantu gato Imana yamukoreye. Utabifite nawe amaze igihe kirekire yumva buno buhamya. Shingira kuri ibyo ngibyo, bigutere gukomera, bigutere guhimbaza Imana, bigutere gusubizwamo intege, bigutere kwishimira Imana, kuko Imana yacu ni nziza. Yavuze ngo agakiza indwara zacu zose. Iyo tumwishimiye, iyo tumunezererewe, akiza indwara zacu zose, kandi ngo agacungura ubugingo bwacu kibugwe muri rwago. Yesu ashimwe. Abasaza yavuze ngo agahaza ubusaza bwawe ibyiza, ngo ugasubizwamo intege. Yesu ahabwa icyubahiro. Ugasubizwamo intege ukamera nk'ikizu. Nicyo gituma muri umwanditsi yavuze ngo abasaza ngo nubwo bashaje ariko mu mitima ni bashya, bahora ari bashya. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana yiteguye iyo wibuka ugashima Imana, iyo wibuka utirabiga imirimo y'Uwiteka, nubwo uri umusaza uhora uhinduka mushya uko bukeye n'uko bwije. Imana idufashe, Imana itugirire neza, tubashe gusubiza ibitekerezo inyuma, imitima yacu ihimbaza Imana, imitima yacu ishima Imana, kuko ari Imana yacu idukunda, ifite imbabazi kuri twebwe, kandi twiteguriye kudukiza, yiteguye kutugirira neza. Ijambo ry'Imana ridufashe, kandi ijambo ry'Imana rituganze. Nubwo waba ugeze mu ntege za rusaza, nababwiye ko iyi zaburi ni zaburi ya Dawudi yaririmbye ashaje, ari aragoni, yibuka asubiza ibitekerezo inyuma, atekereza imirimo Uwiteka yamukoresheje, atekereza ibyaha Imana yamubabariye, aravuga ngo nta mpamvu, reka mpaguruke shima Imana kandi mpimbaza Imana. Iki gitondo rero ndagukangurira gutekereza, ndagukangurira gusubiza ibitekerezo nyuma, ukibuka imirimo y'Uwiteka yagukoreye, bigutere gushima kandi bigutere imbaraga, zongere bikuzuzemo imbaraga, wongere wiyiburure umere nk'imbaraga. Niko yavuze ngo azahaza ubusaza bwacu, ngo adushashure tumere nk'ikizu. Imana ibahe umugisha, Imana ibafashe, Imana ibagirire neza mu ijambo ry'Imana. Iryo ni Imana yari yambaye ngo dusangire muri kino gitondo. Ibahe gutekereza, umuntu wese arigira irye, kandi yibuke ntiyibagirwe imirimo y'Uwiteka, kandi yibuke ko n'imbabazi z'Imana zihari, yiteguye kutubabarira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.